wari umwana mwiza utagendera mu ngeso mbi ariko urebye amanyanga nsigaye ngira urugo rwanjye ubu ngubu ntushije gato wahita ruhirima kana uri kubigiramo uruhare ese wambwije ukuririmba ari wowe mabuja nari njyewe ariko mabuja undi muntu kuganiriza agashaka kukosha kiba cyana n'umujinya reka nihagurukire nta n'isoni wowe maze kwangiza ubuzima bwanjye wumve ko ntigeze njyamana nawe kubera kugukunda ariko ubundi uzi ko wambonye nk'igishoshwe ujya ubona ndi igishoshwe cyawe nta soni wibagirwa se ko ufite umugabo ariko ubundi uru rusaza rufite ikihe kibazo mabuja nari n'igitekerezo ceceka nta soni ko undeba ukabona yuko ntagira ubwenge nari nzi ko nzabyarana n'umugabo wanjye umwana w'imfura ubugogi wanzanyeho rero ntera umujinya nakubwiye ko nzaguca umutwe ikigo gikinye na stress gusa kanjya no kuganira ariko ndi mu iperereza nimara gusanga ngasanga urimo mu bantu ndi gukeka ngasanga urimo yaba ari wowe cyangwa ari undi sha ndakwibikiye ndagufite mabuja na bene wanyu nkiyame ndakwisabye kajya kwijyamira ako ntari nagenda muze uri kumva ugenge worora inkoko norora agaca n'undi wese washatse kubigerageza umva ndabafite uzabyuta mabuja ko yahindutse cyane reka tugere mu rugo turebe ko hari ikiri buze kuvamo. Nta kibazo. Sawa. None se muko utuye muri zikaritsiye hafi aha ngaha? Yego nizo nkuye. Nose nakubaza niba nta kibazo. Nta kibazo maze. Umukobwa bita Ngabire waberuka kumubona muri iyi minsi? Ngabire? Wapite? Ntabwo munsi Ngabire. Kuko n'uri ngeze no karitsiye tuyemo bitewe n'impamvu z'akazi abantu nzi ino bituye. Ese ubundi Ngabire umushaka? Zam muze ni nucyo ujya witaba ngo ye kebe mabuje ntabwo tujya kwitaba ngo ye ni ngo ye n'ubwa mbere n'ubwa nyuma bwa mbere guca tuzamamagara nite gukarame tumenya kwitaba neza icyo ushinzwe buriya igihe bakomangiye wari uri mu biki ndakomate igihe bakomangiye nta soni mabuje ni bosi ubu turamye mu biki wasanga nari bosi sinzi ibyo urimo akomanze kangahe yakomanze inshuro nyinshi nanjye ndi mu nzu nandi mu bintu bya filime igendere w'umuntu wari urimo gukoma ihute se reka genda mabuje oya genda nanga oya ntukajye uhoraho Ngabire ni umukobwa twakundanaga ariko tuza kugiranamwo utubazo ariko urebye nta n'ibyari birenze cyane ahubwo nyine uko habayemo kutumvikana nyine hari amakuru namenyaga ko yitwara nabi ashobora kuba anatwite nuko naje kubiganirizaho umukobwa w'inshuti ye niba yarashe kubimubwira nuko rero simiheruka amakuru yiwe kuva icyo gihe tuvugana ngeze niba musanga ntawe uhari umva ndi kwihuta cyane
bo Mzee wewe. uraho cyane Bite. po ni wewe Karibu. Stari. Biri ute mzee? oya muko Maha neza. niwe neza muzehe guca rwose Ase mzee kuki utinda gufungura umupango byo byaguye bite? niragize ngo nundi muntu Ako se niyo yaba undi muntu ni ngombwa ngo ubanze utegereze ko ari ryo fungure ubundi se ubabwi ko mba ndi nyuma y'igipango babwiro ni ko ari ryo. bose rero ubundi haje kigabo kikuze kuki kimeze nk'imburudutsi maze ngingo yagiye kubona mbona kijya mu kibango pyu Witenda Yeah. gusa icyo ukwiye kumenya nuko ugomba kumenya ko ntabwo uzi umuntu uri inyuma y'igipango niyo mpamvu cyo umuntu akomanze ukwiriye kuza gufungura hakiri kare. Umwanya mba mpagaze urawubonye. ndakubonye bose ariko iki ni kinini kiza kikongera kudumeka nzakigenze gute Sambwiye ko wize karate. umva nagikunda bose rero jewe nagicaga cyane rwose hano ibintu byose bari ku mujogo Bo ntacyo nezere ko bitazongera. ntazongera bose Nezere ko bitazongera. Amakuru y'iminsi se. ni meza cyane tumeze neza n'amabuje guca mbese impamvu nawe meze neza abari guseka Kuko nsigaye nkubona gake cyane mu gipangu uri inyuma mu bikari hamwe ntagera. buriya bose rero akazi niko kagomba kukuza imbere nawe ukuza kugaragara imbere ya bose buri kanya ntabwo ari byiza Yagutwara iki boss? abagomba kubaho Uranenye ubona hari icyo nagutwara. nuko atari twakundi nanatera n'amasaji Ugize tunaganire. Bo umuzehe rero karabi ubu uri kubona ko nkuzanira undi mukobwa uzajya ugufasha mu kazi kawe. Urabibona bya bindi ya mirimo yose ukora ubona usa nk'ugiye kugabanyirizwaho ujye ukora bike bishoboka nawe bindi abigufashemo. nko koza amasahani no kugira guca guhanagura handi ajya kuntu gutorosha no gutorosha kuri sima Yego amasuku yo mu rugo mu nzu gukoropa gutorosha no guhanagura ibirahuri bya bindi ujye umbwira ngo ni hejuru muzajya mufatanya mu bintu bigiye gukorera. yego bosi Yeah. ngena si bo ko nabo yafite inzara ngiza sakabaka Inzara se inzara ntacyo zitwaye arabishoboye humura mwazabishobora humura urabishobora Nzabishobora cyane. N'ibyatsi byo mu mbuga nzabibagara, nzakurupa, akazi kose ndakazi. Tuzafatanya. Jyewe nawe tuzabishobora turi kumwe uzamfasha unyerekere ibyo nazi nzagenda nawe unyerekere ariko nzabishobora. oya kwa bosi ndabyasi bibagaje kese ndani mu mafazi Hari tuzajya tubagarana mu vaze tuzagireka. Icyo nshatse kukubwira ni ukubwira ko ni wowe ugomba kumuha karibu ukamumenyereza uko tubayeho aha ngaha akamenya uko dukora ibijyanye n'amasuku ibijyanye no kwita ku kazi kumujogo umwe niyo ngoni yawe mpagiteka kambagaze bwuma bo sawa rero umeze neza ariko cyane guca ubuzima bwaje buri kumujogo umwe sawa sanga ubwo reka turebe byari byo noneho hanyuma se watetse muze natete cyane rwose niyo nkuru yanjye nangabire nuko nguko bimeze Ngo ariko mvuga ngo nyine ndahangayitse cyane kuko hashize igihe tutavugana. nakubeshe izina naniho nabyumva niyajya niyagana ntawe se nzabigenza utera abundi muzima genga muzeyakurinze gutya rwose umuntu yibesha kijya ku gipangu mabuje ese mabuji wowe nta nubwo ushobora kubona ko boss yawe karibu umugabo mwiza none se nkubaze bumbiya nakuguriye ejo uhise uhinduranya wambaye kandi muze mabuje kari guhumura rero ngomba kuyambara kugira ngo nyine ngweka kubona guha agaciro iyo hari abashitsi uba ugomba kugira imyenda ugomba kwambara ese byose nubyambarira rimwumva bizagenda oya mabuje karibu umugabo mwiza se ko mbona umva muri gushimura se burya tuza oya be nyine zamu nawe bayi muzehe ukore na bya bindi imva ngiye kwategurira iyi boss yaje sawa rwose niba n'ibyo umushyikira uriya musaza wowe gushimura na sekirite harya mu kuntu bwa kangahe ni umuzamu ankorefasha byose uba muri burage cyangwa muba muri seriye ushihu twa buri kanya shihu mwabaye iki twibereye muri burage nyine turi aharimo anganiza ansetsa utubazo nyine urumva nk'abantu bakundana utubazo ntitwabura cyane bya bindi byanyu mwirya ku bakobwa mukabiryaho ngo muragiye mukajya wenda ngo barabiruka ngo babagarure
oya nanone ni abakobwa bo muri iyi minsi usanga nyine wenda se akaba afite nk'undi musore umutereta uwo bakundana akaba yumva ntacyo avuze nk'ubwo sinari nzi ko natwite nabimenye gutyo gusa n'iyo mico ye yindi nyine urumva ukundana n'umuntu mutabonana cyane ntabwo wenda wamenya amakuru ye nuko nguko nagiye mbimenya rero wari uzi ko anatwite se ubundi bugeze kumwibona urabona ko atwite oya uretse kubyumva ntabwo ndamubona hari n'igihe yishakiye kuko abantu bagira inkuru bakagira amagambo atanahari bakaba banaramubeshye ngo afite inda nta niyo yigirira hanyuma se kudasuzuma uyu mushyitsi ntabwo mumubonye mbese hanze namubonye hanyuma se umeze neza meze neza nta kibazo amahoro ni amahoro wiriwe ute niriwe neza hanyuma rero se urumva nta kintu ufite cyo kumbaza nakoze iby'uyu mushyitsi ndi kubona ntazi mba ari sisita wawe nimba ari iki cyawe bite ni byiza uyu mukobwa uri kubona rero yitwa arimubwira amazina ya mukobwa yitwa Rosine uko bigenze rero uyu mukobwa kugira umubone aha ngaha si mushiki wanjye si uwo muri famiye nta handi hantu twari tuziranye uyu ni umunsi duhuyeho asanze ndi gusoza akazi ndi gutaha maze gusohoka muri ofisi ubwo asabye ubufasha nk'ibisanzwe ambwira ngo nawe yashakaga ko tumuha ubufasha nk'ubwo duha abana hariya mu kazi n'ubundi ariko murebye mbonye ntabwo ari ku rugero rw'abana dufasha n'ubundi urabona ko ari asa nk'ukuzeho asa nk'urengeje imyaka dufatiraho gusa amaze kumbwira ibibazo byiwe nasobanuriye byinshi ubwo sinzi niba icyo yashoboye kumbwira urabona ko uko asa ntabwo ari umwana ugaragara nk'umunyamibabaro uri ku rugero rwa babandi dufasha ikibazo afite ni igihe nibyo ngira ngo musobanurire oya yashatse ntabwo nayoberwa amakuru kuko uwo mukobwa nakubwiraga ni inshuti ye uretse ko nawe atazi ahantu yagiye ariko yashatse amakuru yaba yafite yayambwiye kuki none wahise ufatirana siko avuga ngo aratwite hari igihe atanatwite ari inkuru z'abantu bamuhimbira kugira ngo yego nawe wenda riba munakundanye ngo umwange nyine urumva nk'umuntu muba mwarakundanye cyangwa se munakundana yagize ikibazo ntabwo wabura kumuhangayikira bitewe nyine n'iminsi muba mwaramaranye niyo mpamvu rero nyine nahagurutse mu rugo nkaza wenda ndebe ikibazo yaba afite kumuhangayikira byari byo nk'umuntu mwakundanye ariko nawe ntugere rero kuvuga ati ngaratwite uzi ijambo gutwita weho kujya umvura umwana w'umukobwa oya kuri iki gihe ibyo bintu bireze ntabwo navuga ngo birashoboka kuko birashoboka cyane nyine bitewe n'iyo mico yindi nagiye mwumvaho nabyo byashoboka icyo ashoboye kunsobanurira twaganiriye ambwira ko yari asanzwe afite ababyeyi ari n'umunyeshuri ababyeyi bishoboye nk'uko uri kumubona ariko ngo mu minsi ishize haciyemo igihe kigera nko mu mezi 3 niko yabashije kunsobanurira ambwira ko ngo ababyeyi biwe harya ngo byagenze bite muko bakoze impanuka barabagonze ngo ababyeyi be bakoze impanuka barabagonze ngo ariko si impanuka isanzwe ngo babagonze ku bushake ubwo byari biri mu mugambi niba ntabyumvise nabi bamaze amezi 3 yose yirukanka hakurya no hakuno kuko ngo akimara kumenya ko ababyeyi biwe bishwe ngo yaketse ko nawe bashobora kumukurikizaho arahunga niyo mpamvu ngo yisanze muri iki gice ubwo abamurangiye bakamurangira ku kazi ntabwo mbizi gusa yahageze ambwiye umutima yiwe numva nanjye binkoze ku mutima ubwo ntekereza ko n'ubundi ahangaha umaze iminsi ufite ikibazo cy'imirimo n'ubundi nyuma yo nzanye sekirite yazamu ngo agufashe tumwe mu turimo n'ubundi nasanze utaranyurwa uhora n'ubundi usa nk'ugifite byinshi uri kwirukankamo ubwo nahise ntekereza ko ari amahirwe dushobora kumwifashisha akaba agufasha mu mirimo y'ahangaha mu rugo reka kuvunika si ubwo ibintu wagiye umwumvaho we ubite nunamubona ukamubona ntuzigere umubwira ko wumvishije ko atwite kuko iryo jambo rirajyana ku mwari w'umukobwa iryo jambo imana ifashije nkamubona wenda n'utwo tubazo twagiranye twaganira tugakemuka tubasi tugasubirana kuko nyuma y'ibindi byose nabonaga ari umwana mwiza nyine uretse wenda ayo magambo yandi yaje kuzamo
ugasubirana wenda se icyo mwapfuye mwaba mwarakihanira. oya kwiyunga byo buriya iyo ikibazo cyabonetse gishakirwa umuti ndumva bizoroha ahubwo Imana ifashe mubone uraza kumubona tegereza wihanganye. none se ko ndeba twaganiriye amakuru yawe bitewe wajyaga he? oya iyo ureka azamuguza ubwo urabona umuntu nk'uyu yakora iki? urabona uyu nguyu yakora iki koko? oya be nanjye ndumva uri kunkina. bo baby oya ntabwo ndeka ubwo si umuntu mukuye he cyangwa ni inshoreke yawe uzanye ije kunsimbura ahangaha? abagabo namwe ntimunyurwe. ubwo si iki ni igice uzanye hano? uyu ndebere cyangwa ntabwo wamurebye neza ndebere iki ni igice uzanye wakora iki? madamu uranyumva? uremera kunyumva cyangwa ntabwo ubyemera? ndimo gukumva. ngaho hindukira undebe ubwira undebe. okay uranyizera? yego uranyizera? yego bivuga uranguruye mbyumve. uranyizera? yego binda kwizera. unyizera ku rugero rungana iki ku buryo umuntu nk'uyu umwita inshoreke yanjye? njye nigiraga ku gasantere kari hano hirya hari utuntu nari ngiye gushaka. ese mu busanzwe amazina yawe witwa nde? ushaka n'izina ryanjye? waganiriye nibagirwa kukubaza amazina. nitwa Makurata. witwa Makurata? wowe se witwa nde? okay nanjye nitwa Lucky vuka mu majyepfo naje nyine kureba Ngabire ariko nyine mbabajwe nuko ntamubonye. Ngabire niwe wari wakuzanye? urumva nyine umuntu muba mukundana ntacyo atagukoresha. mbega umukundaga. nubwo wenda twashyamiranye ariko Ngabire twari tumaranye igihe yumva twari dukundanye nk'umwaka n'igice. urumva rero ntabwo yabura kumpagurutsa i Butare majyepfo ngo mbure kuza kumenya amakuru ye. Imana igufashe umubone. nanjye nyine ahubwo gusenga ko ndi kubona nakwikundiye. reba uyu mwana ungana uku nguku. uyu ni umwana wo kugira inshoreke. azi umwana ufite umutwe ungana ujya n'umwana? umuntu ufite umutwe ungana ujya n'umwana? icyizere cyawe gishingiye ku ki? niba utizera niba utari gushobora kumva ikibazo ngo wumve ko nzanye umuntu ahangaha mu buryo akoze ko ariko kazi nkora. uzi ko akazi nkora ari ugufasha abantu badafite kirengera badafite ko na ruguru. ibyo ngibyo urabizi. nyine nawe ntabwo wabyitwaza. just kuba ngiye gufasha umuntu ufite ikibazo, umuntu wahuye n'ikibazo nk'uko abantu bose bahura n'ibibazo, ngo in turn birangiye gutanga ubufasha wowe ubyise ko ndimo ndashaka inshoreke. ngo wanyikundiye kunkunda byo nta kibazo kirimo ko n'ubundi Imana ivuga ko tugomba gukundana. abo uranakoze nta kibazo pe, gusa nyine kankomeze nshakishe Ngabire cyane ko wanambwiye ko utuye muri quartier. ubwo bunyiriyeho nshobora kuba wenda se nakuvugisha mukanancumbikira. wakoze no kumpa umwanya wawe. ugire umugoroba mwiza. sawa murakoze namwe. urugendo rwiza. yego kandi unamubonye wambwira wampa amakuru nta kibazo. sawa ntaribi. ese ubu wabona umuntu azanye umukobwa usa gutya mu rugo wowe warangiza ugatuza? hanyuma se kumuzana mu rugo bihuriye ndinde udafite ubwenge bwo kuba niba ntekereza ko nazana inshoreke nayizana mu rugo noneho nkayizana mu maso yawe? nta mahoteli nta hehe hose nshobora kubikora. icyo cyizere umpa gishingiye kuki niba udashobora kumva ko ibi ngibi ari ibijyanye n'akazi? akazi nkora ni ugufasha abantu badafite kirengera batishoboye. and then kuba ntekereje nkavuga nti ahangaha imirimo bitoroshye ni nk'amahirwe. ni ukuvuga niba umuntu aje mbona adakwiranye atari ku kigero cy'abana twakira hariya, havuga reka muzane mu rugo tumuprofite abanadufasha natwe turi kumufashirizamo. ibyo bigahita bituma unkeka tu. nyine nubwo naguketse nyine